Hari ikintu umaze kubona mu bantu, abantu nyine tumeze ukwacu. Umubyeyi ashobora kugusiga ntubabare, ariko umuntu ukunda yagusize urababara, ukumva waniyahura, ukumva wishwe n'agahinda, gusa yagenda ukabona undi, kandi umubyeyi ageze ubona. Ariko ni kuki tubabazwa n'abo dukunda? Kuki tutababazwa n'abo babyeyi wenda batwirukanye, batwanze, ariko umukobwa yakwanga ukababara, umuhungu yakwanga ukababara, kurenza uko ubabara umubyeyi wawe yakwanze. Kuvuga ngo ntagende nzabaho neza, ariko umukobwa yavuga ati njye nawe dutandukane, umuhungu yavuga dutandukane, ukababara cyane. Ntabwo ari byo. Kandi si byiza cyane. Mwige kubaho mwenyine, mwige gukunda, mwige kubaha. Undi umuntu wa mbere ugira urukundo, umuntu ugira isoni. Nubona umuntu w'umushizi w'isoni, ibintu akubwira nta soni ashyizemo, uzamenye ko umuntu nta rukundo agira. Igihe muzaba muri kumwe azakuba wa kigoryi we, wa gicucu, agutuka cyane, utazatinya gutuka ku babyeyi, kuko nta soni agira, nta rukundo agira. Ntazabura kukubahuka, kuko nta soni agira, nta rukundo agira. N'umuntu ajya gukundana, ujye ureba umuntu nyine ugutinya, ugira isoni. Ukunda umuntu ugutinya, ukugiraho isoni, kugira akakubaha pe. Kandi ni byinshi byabikwereka ko umuntu agukunda. Byinshi cyane. Yubahe, yumve, man, si byiza. Kandi ikunde wowe mbere y'uko umuntu agukunda. Ariko ugire urukundo, wumve ko urufitiye umuntu. Kuko urukundo ni cyo kintu kibabaza cya mbere, kiraryana.